Ibihe byiza mwe mwese mwahisemo gukurikira Mazo TV. Mazo TV rero tuba tugarutse muri breaking news update ziba bigezweho mu bivugwa cyangwa se kuri ligne de front muri ziko rwose ntahandi rero tugiye kwibanda uretse mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Mu biziko rwose magingaya urugamba ngira ngo mbabwire ngo namagasa rwose namagasa cyangwa se rwabaye imberenge. Aho rero hariya muri Masisi muri access zigiye zitandukanye haba Rucuro, Sake, Fizi, Warungu n'ahandi hagiye hatandukanye agenda ahavugwa imiripuko igiye itandukanye. Mu biziko rwose nta kindi ni M23 cyangwa se twirwaneho biba bikubita bibangura ngo birebe ko byarokora cyangwa se ngo bibohore bene wabo barimo batotezwa. Nta kindi rero no kugushimira wowe wageze kuri Mazo TV uko wibuka gukora subscribe cyangwa se sabone ubundi nkakubwira ngo utarayikora iki nicyo gihe ngo nguhereze umwanya urebe muri screen yawe urebe iyo buto yanditsweho subscribe cyangwa se sabone uyikandeho wibuke no gukanda kuri notification bell ubundi ujye ubona amakuru direct cyangwa se notification ikubwira ko Mazo TV twamaze kuba tugera muri studio. Reka tugukaribishe uri kutwumva rero uri mu masaha ya mu gitondo na uri kutwumva uri mu masaha y'igicamunsi tutibagiwe nawe uri kutwumva rwose hari n'abatarama bari kutwumva ubungubu bageze mu masaha y'umugoroba waboherereye rero hano muri Repubulika y'u Rwanda cyangwa se mu gihugu cya Kongo Kinshasa. Nawe uri kutwumva uherereye Uganda, Kenya, Zambia, Tanzania ni henshi cyane rero bakunze Mazo TV mu bihugu bigiye bitandukanye bari kuri uyu mugabane wa Afrika, Asia, Australia, Amerika ndetse n'i Burayi. Ndabizi ko namwe imiripuko rero ya Mazo TV ibimaze kubageraho mumaze kuyimenyera. Mubizi ko rero ubwo ngubwo ntabwo najya mu kiganiro ngo ninjire imiripuko ntaragera abavandimwe ntera yambo yaba umuvandimwe rero bita Janvier rwose uherereye Rubavu nawe ngira ngo umusuhuze. Nsuze rero n'abandi bavandimwe harimo Claude Junior cyangwa se Junior muri Goma. Nongere nsuze rero umuvandimwe Theo muri Rucuro, nsuze Papa Fisto mu Munigi na Papa Joyce nawe uba hariya munsi yo kwa Mwami. Nongere ngere muri Ituri nsuze umuvandimwe Fisto rwose nawe ndabizi ajya mpamagara kantera yambati Mazo TV kama kawaida kudaheruka kudutamo imiripuko. Murabizi rero muri weekend biba bigoye gukora bitewe n'impamvu zigiye zitandukanye, ariko nko bisanzwe ku munsi wo kuwa mbere no gucimpaka rero muri weekend twagiye tubona updates zigiye zitandukanye. Ndabizi ko namwe rero hari ahandi mutera ijisho ngo murebe ubwo mwabonye ko muri iyi weekend rero nyakwigendera General Makanika wishwe na FARDC yazamuwe mu ntera rwose mu buryo bwa gisirikare. Updates rero zindi tubabwira ko hariya rwose Imasisi Imasisi rero ngo witwa Colonel Dunia nta mugabo umwe w'umuzareno yashikirije AFC M23 mu rukumva rero nazo ni izindi miripuko ngo rero ngo muri Fizi rwose iyi weekend twirwaneho yivuganye ba generali barimo Gakobanya ndetse na Jimmy harimo na Majoro witwa Kongore. Bangaba rero ubungubu turi kubabwira mu buryo bw'imfunyapfunyi ngira ngo ndaza kubirambura mu mwanya rwose. Aho rero ngo na Monisco rero hariya ngo ibirindiro byayo byari bihariya muri Ituri rwose ibirindiro bya Monisco byari bihari. Monisco yamaze kuba yabyimura yabisenye. Ngira ngo mbabwire ngo ibi ngibi byo kwimura ibirindiro byo muri Ituri byatewe n'iki? Ese yabijyanye he? Ese byaba gikorera muri ako gace hafi yaho cyangwa se byimuriwe ahandi kure? Ubwo rero turaza kubabwira ngo bimeze bite. Rero twirwanaho nanone muri weekend nande hari iyi Fizi rwose yashize ahagaragara rero ingabo nca z'u Burundi zoherejwe hariya ngo zibe zahakorera ishira ahagaragara rero n'abayobozi bayoboye izo ngabo. Ntabwo turi bagirwa kubabwira ko rero ku musozo w'iki kiganiro u Rwanda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bashizeho rero amasezerano ngo basinye amasezerano y'ubukungu
ubwo tuza kubabwira ngo ibyo ngibyo biraterwa n'iki. Rero nta kindi rero, ntabwo tuza kubarambira, ni iminota itarenze 20 gusa tukaba tubabarira cyangwa se tubabwira ibiri kubera mu gihugu cya Congo Kinshasa. Ubungu urugamba ibintu byabaye shambaride. Murabizi ko Mazo TV twaje turi kuvuga ngo ni shambaride. Ubungu ntabwo biba bisanzwe rero, aho umuyobozi w'umutwe wa Twirwaneho ugamije kurengera abanyamurenge batotezwa na leta rero ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ngo bazamuye Michel Rukunda uwo bita makanika, wahoze ari umuyobozi w'igisirikare cy'uriya mutwe, akaba baramuzamuye rero ngo mu ntera. Aho rero mu kwezi gushize nibwo makanika yazamuye mu ntera agirwa Lieutenant General ndetse na ofisiye w'ikirenga wa Twirwaneho, nk'uko bigaragara mu itangazo Fred Kaniki uyobora ishami rya politike by'uriya mutwe yabirekuye. Ni icyemezo rero yafashe nyuma yo kubisabwa n'ubuyobozi bukuru bwa gisirikare cya Twirwaneho ndetse no guhabwa umugisha n'Imana nkuru ya gisirikare yaho. Uyu mutwe rero ngo usobanura ko wafashe icyemezo cyo kuzamura mu ntera makanika kubera agaciro k'uburyo yakundaga igihugu, umurava yagaragaje ndetse n'uruhare rwe mu kurwanya akarengane, itotezwa ndetse n'ingengabitekerezo ya jenoside ikorerwa hariya mu misozi ya Minembwe hariya rwose muri Sud Kivu. Ahangaha rero mu kwezi kwa kabiri uyu mwaka nibwo makanika yishwe aguye ku rugamba rwo kurwanya jenoside ikorerwa abanyamurenge n'abandi basa nabo. Aho rero iyo jenoside ivugwa ko abakurikirana hafi bera hariya muri Sud Kivu bakaba bavuga ko iyo jenoside rero ishobora kuba imaze imyaka igera muri 7, aho yateguwe rero ikanashyirwa mu bikorwa na leta y'igihugu cya Kongo, rero ikabifatanywamo n'abazarendo ndetse na bamwe mu bafatanyabikorwa bayo ari bo bagabye igitero cya drone iturutse Ikisangani mu rwego rwo guca intege umugambi wo kwirwanaho, nk'uko n'izina ry'uriya mutwe ubivuga. Colonel Makanika rero wahoze ari umuyobozi wungirije w'ingabo za FARDC mu gace kariya muri Walikale rero muri Nord Kivu cyangwa se muri Kivu y'Amajyaruguru, yarashinzwe rero ng'ibikorwa by'iperereza, aho rero yishwarashwe na drone y'igisirikare cya Kongo. Uyu rero makanika kiriho ngo yigeze gutangaza ko yavuye mu gisirikare cya Kongo nyuma yo kubona ko ntacyo gikora ngo kirengera abaturage bo mu bwoko bw'abanyamurenge, by'umwihariko abo muri Sud Kivu. Bamaze imyaka rero myinshi bagirirwa nabi n'imitwe yitwaje intwaro, ndetse bikavugwa ko rero na bamwe mu basirikare ba Kongo babigiragamo uruhare. Bakunze Mazo TV rero murabizi, mwagiye mubyumva kenshi cyane, makanika igihe yapfaga uyu nguyu yari umugabo w'intwari, umugabo rero waharaniye ukishira ukizana kwa buri munyekongo, by'umwihariko wo mu bwoko bw'abanyamurenge, cyane ko aribo hariya muri Sud Kivu baba batotezwa. Ariyo mpamvu n'uyu mutwe waje kuba, murabizi ko ari we wigeze kuvuga ko mu Rwanda hari abasore benshi bakagombye kuba bafatanya na Twirwaneho, abasore b'abanyamurenge abatoteza ati ntabwo mwakagombye kuba ngubu muri kwishimira mu Rwanda, ahubwo mwakagombye kuba muri kuza, ababyeyi banyu bahunze, imiryango yanyu yahunze, abavandimwe banyu mukaza tugategura ahantu bagomba kuzasohorera mu gihe baba bahungutse. Ibyo rero ni makanika wabivuze, ako nta musirikare upfa arasinzira. Ubu ngubu rero natwe tuvuga ngo wenda Imana izaduhe kurusoza nkawe, cyane ko yishwe apfa nk'intwari. Umuntu buriya wishwe ararwanira uburenganzira bw'ikiremwa muntu, ntabwo ameze nk'uwaguye ku rugamba azira kwiba cyangwa se gusahura. Ubwo ngo rero makanika nibyo rero murumva, umusirikare ntabwo rega ibigwi bye bireka kuvuga. Murumva nubwo yitabye Imana, ariko bitewe n'ibyiza yagiye akora mu rwego narwo rwo gukomeza kumuha icyubahiro no kwereka umuryango we ko bakiri hafi kandi ko bakimuzirikana. Urumva ko
bamuzamuye mu ntera akagerwa Letona General mwenyewe makanika yari kano yari furu kano cyangwa se Colonel furu ako ngubo yagizwe rero Letona General. Reka dusimbukire kuri inkuru rero ivuga ko uwo bita Colonel Dunia nta mugabo umwe wakoreraga hariya rero inyamaboko muri teritwari ya Masisi ngo rero ngo yishyikirije AFC M23 azanye n'ibikoresho byinshi by'intambara muri teritwari rero ya Masisi. Hari abantu bagera kuri 5 ngo bapfuye rwose banarakomereka bikabije mu gitero cy'abantu bitwaje intwaro mu ijoro ryo ku munsi wa gatanu rero rishira kuwa gatandatu mu mudugudu rero wahitwa Katsiru sheferi ya Bwito muri teritwari ya Rucuro. Naho ibintu byari shambaride murabizi ko ku munsi wo kwa kane nibwo twababwiraga ibiri kubera muri Ituri, ubwo twababwiraga ko rwose ahantu bita Bwito na Tongo urugamba aragwari shambaride n'ahantu bita sese kuko rero amakuru aturuka hariya muri Nord Kivu yatangarije imboni yacu hatubereye hariya rwose muri Rucuro, abitangaza ko rero ngo icyo gitero cyagabwe n'itsinda ry'amabandi yitwaje intwaro bikekwa ko rero ko bari bafitanye isano n'inyeshamba za Wazalendo, aho bibasiye rero abaturage bariya muri turiya duce hakoreshejwe imbunda. Abahotewe rero barimo umugore umwe n'abagabo 4 mu gihe bakomeretse rero barimo abana 2, umugore umwe ndetse n'abandi bagabo 2. Rero ibi bitero bya hariya rero muri Rucuro bakunze Amazo TV tugenda tubabwira kenshi cyane, tubabwira ngo Rucuro imirwano nkuko mubizi rero twagiye tubabwira ngo Rucuro Tombe yabohowe na M23. Ese kubera iki tucumva urugamba tukumva ngo muri Rucuro barwanye? Ese abo barwanye baba baturutse he kandi mutubwira ko ngo Rucuro ngo yabohowe? Reka rero nongere mbanyuremo gatoya iyo tuvuze ngo agace runaka Tombe buriya mutajya mwumva wenda dushobora kuba turi nko muri Repubulika y'u Rwanda tukabwira ngo Rubavu gutya ngo Rubavu gutya. Buriya Kongo, iki gihugu cya Kongo iyo bavuze territoire ni nko wafata de province za Rwanda, ushobora gufata province 2 zo mu Rwanda rwose akaba ariyo ivamo nka territoire imwe. Urumva rero utwo duce gucunga umutekano watwo hariya ni ahantu abaturage bakibitse imbunda mu mazu yabo. Gufata utwo duce bakunze Amazo TV duhereza sécurité full umutekano rwose ukabaza umutekano ntabwo byoroshye cyane ko ubu akenshi abo ngabo ujya kubohora cyangwa se ujya kurwana nabo ni abaturage bo muri ako gace bahavuka, ntabwo ari abimukiye cyangwa se abandi bantu baturutse k'ikisasa ngo baze baharwanire. Abangaba iyo tuvuze ngo Abazalendo wenda FDL niyo twavuga ngo kuyirwanya gushoboka batari mu shamba bari mu kibuga cy'imirwano ishobora kuyirwanya bigashoboka ko nabo ntabwo babazi uduce neza. Ariko hariya muri Rucuro iyo bavuze ngo Abazalendo bakunze Amazo TV ntabwo biba byoroshye. Hano iyo bavuze Abazalendo ni abaturage abenshi bataha mu mazu yabo, buracya akabyuka agafata imbunda akajya gukora ibikorwa by'ububandi. Ariko n'ubundi M23 ntagitavuze ati mukore mugirute rwose mugirute, ariko rwose mureke ibikorwa byose. Ushaka kujya mu gisirikare atujoyininge, tumuhe imbunda, tumuhereze training, tumwigisha indangagaciro zigomba kuburanga umusirikare wanyawe. Ariko rwose mureke kuba mwakomeza guhohotera umunyekongo, mureke umuturage akore yinjize rwose, ubundi basi abashe kuba yakwishira akizana mu gihugu cyamubyaye. Tuve kuri iyi nkuru rero twerekeze kuri iyi nkuru ivuga ko rero ibirindiro cyangwa se abakozi ba societe civile n'abayobozi ba gakondo muri Ituri barahamagarira guverinoma ya Kongo kwihutisha gahunda yo kwambura intwaro imitwe yitwaje
intwaro mbere yo gufunga ibirindiro by'ingabo za MONUSCO biteganyijwe mu mpera z'Ugushyingo 2025. aho rero bivuga ngo mu duce twa Pamitu, Ame na Mbibu muri teritwari ya Jugu na Mahagi biteganyijwe ko ibirindiro bya Ituri bihari bigomba kuba byakwimurwa. Aya makuru rero, iki cyifuzo rero ngo cyatanzwe nyuma y'ubutumwa rero bw'isuzuma bwakozwe n'ubutumwa bw'umuryango w'abibumbye muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo MONUSCO ku itariki ya 6 Ugushyingo. babona ko rero kwamburwa intwaro ari ngombwa kugira ngo hirindwe ibikorwa by'ubugizi bwa nabi byose bishobora kubangamira iterambere rimaze kugerwaho nk'uko bitangazwa n'imboni yacu iri hariya muri Ituri. Kuba rero hari ingabo z'umuryango w'abibumbye rero zishinzwe kubungabunga amahoro mu gihe cy'imyaka 7 ngo byafashije kugarura umutekano mu turere kuva kera twibasiwe n'ibikorwa by'imitwe yitwaje intwaro, byoroshya itahuka ry'ibihumbi by'abavanwe mu byabo hariya muri teritwari ya Ituri. Ubu rero bivugwa ko abagera mu bihumbi bari mu bikorwa by'ubuhinzi ndetse bibaganisha ku bukungu, ndetse bari bateganya no kuba babaho neza, bitakunze muri aya mezi ashize hariya muri teritwari ya Ituri, by'umwihariko muri kariya gace ka Eme. Icyakora rero ngo abayobozi ba Groupement za Pamitu, Ame na Mbibu bagaragaza ko impungenge z'uko izo nyungu rero zizagumaho nyuma yo gufunga ibirindiro bya MONUSCO, bishimangira ko rero kwambura intwaro cyangwa se kuzamburwa burundu abazifite bagomba kuzishikiriza ingabo za guverinoma nk'uko twagiye tubabwira rero hariya muri Ituri. AFC 23 ntabwo irahajya mu byuka rero ko ku munsi wo kwa gatanu ikiganiro twakoranye n'umuturage wa hano muri Goma, ni umuturage wavuye Ituri aza kuba yahungira hano mu mujyi wa Goma bitewe n'ibikorwa by'ubugizi bwa nabi yahungaga. No umuturage waturutse rero hariya Imungwaru yatubwiye ko ubu bwabo bahamagarira mwenyewe General Makenga kuba yahagera akageza ingabo zifite umucyo, ingabo zirwanira ukuri, ingabo ziharanira uburenganzira bw'ikiremwa muntu. Ubundi nabo ngo rero bakaba batangira bakabohorwa, cyane ko batabaza bitewe n'ubugizi bwa nabi bagenda bakorerwa, aho bavuga ko uhura n'umusirikare ukagira ngo n'umugizi wa nabi. Ibaze guhura n'umusirikare wa guverinoma mugahura, ariko wubwe ukaba utahura nawe mu nzira ngo mukrosingane, ahubwo ahubwo ugiye guhura nawe aturutse imbere yawe ukirukanka bitewe n'uko murahura ufite telefone arayikwaka, murahura amenye kuvuye gucuruza ayikwake, eske murahura cyangwa se aramenya ko muri kopera bagusohoreye udufaranga yaba 10 yaba 10,000, ubundi ntabwo wayararana mu nzu rwose ngo mutagabanye, ugomba kumuhaho rero ngo nawe akaba yaryaho. Ubwo rero tubashishikarize rero namwe kugenda mukora subscribe kugira natwe tujye tuhabera. Murabizi gukora izi nkuru cyangwa se kubashakira aya makuru ntabwo biba byoroshye no kuyabona ubwayo, ubundi mujye mudushigikira, mukore subscribe, musharing inkuru zacu, muziposting, ubundi umuyoboro rero ubashe kwaguka cyane. Mugende mwongera abantu, aba subscribers n'abandi bagiye batandukanye, musharing abantu bari hanze y'ibihugu muherereyemo, babona amakuru, bamenye basobanukirwe iby'urugamba rubera muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ubu ngubu rero turimo tugana ku musozo w'ikiganiro cyacu, ariko tubabwira ngo ni mukore subscribe, ubundi amakuru tugiye kujya tuyabahereza mu gitondo na nimugoroba nk'uko mwari mumenyereye kuri channel yacu ya mbere yabanje imwe yibwe. Ubu ngubu rero tukababwira ngo kuri iyi channel nanone tugiye kongera tugaruke tuhereza updates mu gitondo na nimugoroba. Ubu ngubu rero nta kindi, ni mukore subscribe cyangwa se abone, ubundi amakuru ajye abageraho mu ba mbere bakunzi ba Mazo TV.